Yesu ashimwe bene data muraho neza nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo rwinshi, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka Wera azabane natwe, aduhishurire icyo watugeneye binyuze mu ijambo ryawe, ndetse natubashishe gusohoza ubushake bwawe binyuze muri iryo jambo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Igihe kingana n'icyumweru tuzaganira ijambo ry'Imana rifite intego cyangwa se icyifuzo kinyuze mu ijambo ry'Imana cyo kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo nibyo tuzaganira muri iki cyumweru. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse 2:21. Haranditse ngo kandi ibyo nibyo mwahamagariwe uko na Kristo yababarijwe akabasigira icyitegererezo kugira ngo mugere ikirenge mu cye. Imana itugirire neza. Ku murongo ubanza hejuru gatoya y'ingwi dusomye, Petero yavuga yuko ahugura abitorero ko badakwiriye kugaragara mu manyanga, mu makosa, ngo abantu babahora ibyo ngibyo, ko ibyo bidakwiriye, ahubwo cyakoze we nako bakwiriye kuduhora ubutumwa bwiza. Ibyo rero si byo nashatse gutinda, ahubwo nageze kuri uyu murongo wa 21 nitsa ku cyo yababwiye ngo Kristo ngo yadusigiye icyitegererezo ngo kugira ngo tugere ikirenge mu cye. Imana itugirire neza. Kugera ikirenge mu cya Kristo bivuze iki? Cyangwa se mu yandi magambo birasobanura iki? Kugera ikirenge mu cya Kristo ni ugukurikira intambwe ze, donc gushinga ahashinguye. Imana itugirire neza. Imana ishimwe cyane ko inzira yayo itayobekanye. Yatohereje Kristo ngo aze ayituyoboremo, aze atubanzirize. Imana itugirire neza. Hari indirimbo yo muri kantike ivuga ngo nshatse kugukurikira ngo buri munsi mwami Yesu. Noneho hari aho bagira akavuga ngo ubwo watubanjirije ngo tuje tugukurikiye, ngo tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijoro. Arangije waririmbye indirimbo aravuga ngo sinahora mbaririza ngo ibyo urwo rugendo. Imana itugirire neza. Ubwo Yesu Kristo yatubanjirije dufite amahoro muri runo rugendo, kuko inzira ye irasobanutse, iragororotse, hari ibirenge, hari ibimenyetso by'ibirango by'ibirenge bye tugenda dushingamo. Imana itugirire neza. Umuntu ukurikiye intambwe ze ntashobora kuyoba, kuko niwe nzira y'ukuri tugeza mu bugingo. Imana idushimwe cyane. Abashaka kujya mu ijoro hari ibirango nk'uko nari mbivuze mu kanya, ni ibirenge bya Yesu Kristo. Hari ukuntu yabayeho, hari ukuntu yagendaga, uwemereye Umwuka Wera amuyobora muri izo ntambwe za Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Kandi si n'inzira gusa itugeza ku bugingo, no mu by'ubu buzima ni inzira itugeza kuri byose twifuza, byose ariko by'ukuri. Imana itugirire neza. Donc muri we ushobora kugera mu ijoro unyuze muri we, kuko niwe rembo, ni nawe inzira itugeza mu ijoro, kandi niwe nzira y'ukuri. Ariko kandi no mu mirimo yacu dukora kugera ku iterambere ryacu niwe nzira iri tugezaho. Imana itugirire neza. Ndavuga ariko ku bamwizeye, ariko we ni inzira y'ukuri. Mu by'ukuri kugira ngo ngere ku bintu nifuza, ku migambi napanze, ku bikorwa nifuza kugeraho, hari inzira ebyiri nshobora kunyuramo kugira ngo mbigereho. Hari inzira y'ukuri, ariko kandi hakaba n'inzira y'ikinyoma. Inzira y'ikinyoma ni inzira yoroshye, ni inzira y'ubusamo ihita ikugeza ku byo wifuza. Ariko hirya yayo hari indi nzira ariyo y'ukuri yitwa Yesu Kristo. Ni inzira yo kwera no gukiranuka. Nyuze mu kwera no gukiranuka nabwo nagera ku byo nifuza, kandi nkabigeraho nkiranutse. Rero nahacu ho guhitamo. Yesu rero ni inzira y'ukuri. Bamwizeye abageza kuri byose bikenewe mu by'ubu buzima. Ntabwo ari byose bashaka, kuko mu byo bashaka harimo ibitababereye byiza, ahubwo Yesu Kristo abageza kuri byose by'umumaro, ariko kandi akanabibagezaho binyuze mu kuri. Imana itugirire neza. Twifurije kugera ikirenge mu cye, no mukurikira ntabwo uzayoba, uzagera kuri byose byiza, byose bikenewe, ariko kandi binyuze mu kuri, kuko ni inzira y'ukuri. Kandi uzanashyika mu ijuru, kuko ari we nzira itugeza mu ijuru, niwe rembo. Imana itugirire neza. Ugera ikirenge rero mu cya Kristo, ntubigumishe gusa mu bitabo, ubigumishe mu ndirimbo abantu baririmba, cyangwa se ngo ubigumishe mu bitekerezo, cyangwa se ngo birangirire mu kuba wumvise kano ka audio. Oya, byakire biguhindukira ubuzima ubamo. Imana itugirire neza. Ugera ikirenge mu cya Kristo. Donc hari ukuntu Yesu buriya yakabaye akora kariya kazi kawe wowe ugiye kujya mu kazi. Hari uburyo yagakora mu bintu by'ukuri no gukiranuka. Hari uburyo atabeshya umukoresha we, cyangwa se kubikorera. Hari uburyo atabeshya umukiriya we. Hari uburyo Yesu buriya yatanga serivisi nziza, kuko imibereho ye yakiranukaga muri byose, nta cyaha yigeze akora. Nawe rero akubera urugero rwiza muri serivisi ugiye kwije gutanga uyu munsi. Tange serivisi nziza nk'uko Yesu yakabaye azitanga. Yesu
yabaniraga neza bose, abana batoya, abakuru, abangwana bose we yarabakundaga akabiyegereza. Yesu yari urukundo, kandi n'ubu ngubu ni urukundo. Umwigireho nawe akubera urugero rwiza. Treatment yakoreraga abantu no kuko yafataga abantu nawe bari kubafata. Yesu abaye ari muri urwo rugo rwawe, hari ukuntu yabanira neza abo bantu Imana yaguhaye ngo ugire muri urwo rugo. Yesu ntabwo yatreatinga umukozi we nabi. Yesu ntabwo yagira imvugo mbi. Yesu nta mahane, oya, ni umunyarukundo kandi yakiranwaga muri byose. Donc kugira ikirenge mu cya Kristo, mu yandi magambo, ni ugukora byose nk'uko yakabaye abikora. Akubera urugero rwiza uyu munsi, hanyuma ndetse no mu yindi minsi yose izaza, ugere ikirenge mu cya Yesu Kristo. Urakoze cyane Yesu aduhana.